ibintu byinshi iwacu, kuba wicaye nka hano ukibagirwa nk'ikintu ukaba ufite motari utuma, ariko iyo ndi mu mahanga ariko motari kari akantu uzi ko uriya ahandi hantu biba nibyo ni ukuri ubizi se muri France watumana ni justement urumva harimo ukuntu uva bakaguhamagara ngo ngo barapfuye apfuye ate ko twari turimo gusangira cyane warabibonye experience y'abashuti babagiye rero nta kindi tureke icyo dupfa ahubwo tuvuge ngo reka twicare tubane amahoro twine dukosora turi mu gihe ufite cyo gukoresha. twagiriwe ubuntu budasanzwe twakira umuhanzi umukobwa dukunda umukobwa muzi mwese Aline Gahongayire. Uraho neza rero tukuzanye hanga ngo twiganirire nk'abakobwa. Yego rwose twiganirire nk'abakobwa utubwire ibintu urimo gutegura utubwire ubuzima bwawe burya tukubona uri umusitari uri ahantu nyine tukumva nyine tubagose buriya abaho nk'abantu bose. Yego banza rero utubwire amakuru yawe. Uraho ndaho ndashima Imana. Burya iyo ndi mu Rwanda rero mba nishimye nushobora kubyumva cyane pe cyane simvuze ko n'ahandi bamfata nabi ariko iyo ndi mu Rwanda hari ukuntu nyine haba akavura karimo ubushyuhe kanya gati izuba rikaba riraje tugira ibihe byiza ku buryo ndabikumbura cyane nkakumbura ibintu byinshi iwacu, kuba wicaye nka hano ukibagirwa nk'ikintu ukaba ufite motari utuma, ariko iyo ndi mu mahanga ariko motari kari akantu uzi ko uriya ahandi hantu biba nibyo ni ukuri ubizi se muri France watumana ni justement urumva harimo ukuntu uva mu rugo njye nkunda kubera utuntu twinshi hari igihe mva mu rugo nibagiye nk'akantu ukabura umuntu ntacyo ndahamagara Innocent agahita anyaruka akanzanira akantu rero izo moma ndazikumbura kuba wabwira umuntu fata moto unsange hano ariko iyo ndi nko mu Faransa nta muntu wabwira ngo fata moto unsange hano hano hose ni kure ibyo byose biri kure donc iyo ndi mu Rwanda uri mu rugo mba numva uri mu rugo mba ndi mu rugo ariko tugukumbuye nanjye nari mbakumbuye mu kuri iyo umaze igihe utari ahangaho umuntu yumva hari ikintu umuntu abura. Rero twe navuze ngo ndashaka kugira ngo twiganire nk'abantu mwese muramuzi kuri iriya ndirimbo wadukoreho akantu gato ngo ndanyuzwe sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye n'umutima unyuzwe ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi ntarindi jambo shaka kuvuga usibye rigushima. Haleluya. Ori numbwire niki kintu ugiye cyaguhaye inspiration muri iyo ndirimbo kwe ikintu cya mbere iyi ndirimbo inyigisha cyangwa se inyibutsa nuko mu by'ukuri ikintu twita umugisha ofete ntabwo ari umugisha. Yego hari igihe mvuga ngo no Imana yampaye inzu yampaye imodoka yampaye amafaranga niwo mugisha. Naje gusanga atari wo mugisha ahubwo naje gusanga Imana ikwemereye ukagera ku isi ukivuka ukagera ku isi ugahumeka umwuka w'abazima ari ibintu udashobora kwishyura n'ubuntu buhambaye. Inzu buri muntu wese yayigura, imodoka buri muntu wese yayigura, ideni umuntu yaryishyurirwa, ariko uyu mwuka duhumeka wawugura iki? Rero mpita mbona yuko mu mibereho yacu tugomba kunyurwa ahubwo tukavuga tuti igihe turiho n'umwana ukigera ku isi bwa mbere akumva ko afite Imana ideni ryo guhora ashima kuko nta kindi turemewe nta n'ikindi tubereyeho usibye gushima. So rero kuri iyo ndirimbo njya no kuyisohora cyangwa kuririmba nari meze nabi ibihe byari bibi ibyo nakwita ibihe njya mbibwira abantu bakavuga ngo nawe se aho nanjye hari ibintu bimwe na bimwe nemera ko ducamo idashaka kutubabaza twese muri rusange ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunani gusa
icyo waba uri cyo cyose Imana ikemera kuca mu kintu ariko Imana iyo yabyemeye ni ukugira ngo uzakuremo isomo rizafasha benshi rwose icyo kintu noneho kuri jyewe rero icyo gihe nari ndi kuri portemone yanjye yari kari akamaneke nta mafaranga yari maneke urebe nk'umuntu ukubona ntabwo yimajina ko ibintu nawe j'avais même pas 5000 francs donc icyo gihe Imana nari ifite imodoka ariko ntashobora kubona essence et puis ndavuga rero mva mu rugo hanyuma najyaga kuri studio hama rero ndavuga se iyi essence ndiri bugeze kuri studio ngo nangarure yego ndavuga umutima nama ndavuga reka nisige kuri station hano mbasabe ntabwo bashobora kwanga bayindebere hama ngende n'amaguru ubwo aho kuri station batekereje yuko boss ashaka gukora siporo ashaka gukora ka siporo hama rero mugende kugenda urumva ari mu saha y'umugoroba n'abantu bose bambonaga bavuga savari ntugwe ifitine ngo ndi muri siporo iyo mama wishakira izindi donc ngenda n'amaguru mu gihe rero nagiye kugera kuri studio ndavuga ariko ubundi natanze iki kugira ngo wenda mbafite niyo modoka n'ukuri natanze iki kugira ngo noneho nshobora no kumenya n'ibiciro bya essence noneho mbona ibyo ngibyo ni ibintu biri fake ni ibintu rwose ntagomba ahubwo ndavuga si ubundi ibintu byose Imana yankoreye kuva nabaho njyewe nayituye iki usibye guhora njye imbere y'Imana mpa suko twayifashe nka banki banki cyangwa twayifashe nyine nka mpa ni ukuvuga ngo Imana kuri jyewe ni mpa gusa ni ukuri Imana ndavuga ndigaye Imana umutima wanjye uranyuzwe numva nuzuye amashimwe y'ibintu Imana yakoze mpari ntahari numva ndanyuzwe ndavuga ngo Mana nzarinde mva muri iyi si nkinyuzwe nzarinde mva muri iyi si ngishima suko nyine ibyo byose bibuze noneho ngeze iyo spirit nari mfite ngeze kwa producteur wanjye arambwira ati bite se mwana arambwira ndanyuzwe ahita aravuga ngo wahembwe neze jawo naho kureka nkubwire ko biri bugende uraza kumpa amafaranga ya essence uraza no kumpa lift ngeze ku modoka aho nayisize urampa n'amafaranga azangarura ati ngiki reka suko amarira yashize suko n'ibibazo birangiye gusa umutima wanjye uranyuzwe n'ibyo Imana yakoze ntabigizemo uruhare no kugira ngo iyo essence nyibure cyangwa njye muri iyo situation igihe nabibonye sondi natanze iki si ubwenge si iki no kuba ndiho mpumeka so naho indirimbo yavuye rero ahita niwe producteur andika ngo ndanyuzwe umutima wanjye biriya byose bigenda bizana andika ngo genda uririmbe kwa moi chanter noneho na style yakoresheje biri calme numva ni ibintu biti ntabwo ari style yanjye burya hari igihe tubaho mu buzima bwacu dufite ingoma ntukabona umuntu agenda acumbagira cyangwa agenda yidunda buriya ni ingoma bafite muri we nibyo ufite nka ritme ni ritme ariko iyo ritme izanwa n'ibihe nkanjye icyo gihe nari ni muri situation itanyemerera kunyurwa mu by'ukuri ibibazo byinshi nari mfite ibintu byinshi no nkumva ndashaka ibintu bidunda kugira ngo nibagirwe yuko gutekereza bibaho urumva nta nubwo même point artistique sinari mfite iyo style yoroheje cyangwa ituje narambwira ngo genda ubiririmbe ndabiririmba arayijambwira ati genda uyumve nimara kuyumva neza uzagaruke ndakubwiza ukuri narabise mu gitondo shyiramo ya ndirimbo nyine irantusha ndapfukama ndarira nijya mwisabira randevu ndahagera ndirimbe nuko ndanyuzwe rero yaje ndayiririmba ariko mu kuririmba ari nka promesse mpari n'Imana iteka no kwiganira n'Imana no kuganira n'Imana nkayibwira rwose Mana ndanyuzwe rwose muri byose ibibazo birangiye Mana ndanyuzwe kuko nibyo bibirega bitugeraho biratwigisha ikintu hari ibiba tugomba kutugeraho birenze ibyo ngibyo biba byatugeze Imana irabanza ikayungurura ikaduha havuga reka mukubite kiriya arakihanganira ikatwemerera ko ibyo twihanganira bitugeraho ariko tugomba kunyurwa urakoze cyane kudupartaje ako kantu amen kuri pe ndibaza ko bishobora gufasha abantu benshi bari kunyura mu bintu binyuranye bari kunyura mu bintu bigoye niyihe nama wagira nk'umuntu uri kunyura mu bintu bikomeye uburyo we wabyifashemo n'ukuntu wenda we ashobora kuba ijambo ryamufasha ikintu cya mbere buri muntu wese yanyura mu bintu bikomeye turi abantu
buri muntu wese nyine atayumva bayifutuye donc ugasanga umuntu aravuze ati ndutwa n'imbwa njye ntacyo ndi cyo niyo mpfa burya iyo uvuga ayo magambo uyaha karibu inama nakugira wenda mu bihe uri kunyuramo hari igihe nanone twibagirwe yuko hari igihe gusenga byanga ntarenga hari n'igihe umuntu abura icyo avuga biturutse n'ibibazo ari gucamo ariko ikintu cya mbere naje kubona kiryoha ni ugutuza kuko biriya byose biba byasa uriya muntu uri kunyura muri kiriya kibazo n'aya magambo turi kuvuga ntabwo ari kuyumva kubera icyo afite ibindi bintu biri kumuganiriza wenda nyirinzi ari kumubwira ati ejo saa yine wenda bari kumubwira ko bazamuca akaguru ejo wenda bamuhaye inkuru y'uko arwaye kanseri wenda bamubwiye y'uko umwe muri bo yavuze ati divorce demain donc hari ibintu byinshi bitugoye wenda ntafite icyo agaburira umwana kugira ngo yumve aya magambo rero ari kuvuga ati bariya barahazi donc abijija according kuri situation babaye ariko ikintu nabonye gikora mu bibazo byose umuntu aba arimo gucamo tuzi ukavuga uti n'ubundi ntacyo ushobora gukiza n'icyo ushobora kwica ukanituriza ukamera nk'umuntu wakiriye burya bishobokera umwuka wera cyangwa se imana cyangwa se no kukuganiriza kuko burya nta nama ibera mu isoko barakubwira ngo nyuma y'isoko hari inama ariko ntabwo bashobora kuvuga ngo mu isoko harimo kuko mu isoko habamo urusaku ntabwo ushobora no kumva n'ijwi ry'imana bishoboka mu isoko bavuga ngo imboga dodo zahageze igitoki 10 aya nta nama ishobora kubera mu isoko ariko nyuma y'isoko riri mu mutwe wawe mu mutima wawe habaho ahandi ku ruhande ariho bita ngo nyuma y'isoko haza kuba inama utuze kugira ngo imana ikugire inama y'ibibazo wawe uri guca ko ari tuza rero ni ukuri ni ukuri izo nama zafasha abantu benshi uze reka tugaruke nko ku rubyiruko urubyiruko nyine rw'uyu munsi ntabwo borohewe kubera ibintu amasosiyo media ibintu byose bibatwara ni iyihe nama wenda wagira nk'abajene surtout ni gute ukomeza kuguma mu gushaka imana muri iyi situation muri iyi si turimo kwirukankamo bashaka ibintu nyine byo mu isi bashaka ariko ukaba focus ukaguma ku ijambo ry'Imana ugakomeza gukora gospel kugira ngo abantu bamenye Imana déjà ni kibigutera tout d'abord être toi kuba wowe parce que le monde aujourd'hui il est kuri social media nk'uko wabivuze je vais être comme tel je vais être comme ça je vais modèle comme ça nyuma modèle bafite ariko c'est toi et toi urashaka kuba nkandi parce que ibintu byinshi byo kuri social media désolé ariko 99% ni ibinyoma parce que uyu munsi nshobora gupostinga mfite kano kawigi keza nkashyiraho iyo foto ariko wenda ndi muri hospital tu vois ariko wowe ukatuvuga mana nanjye ndashaka kuriya ndashaka kubaho nka Aline ariko wenda Aline ari muri salle d'ope tu vois donc ariko donc your role model first agomba kuba wowe n'Imana kuko umuntu wese Alice nuko twaba tuvinda imwe nuko twaba turi impanga buri muntu wese yaremwe ku giti cye yego kandi akaremerwa kurema Imana kuko yaremwe mu ishusho y'Imana ahubwo wahawe mission wowe nawe ufite icyo ugomba gukora kandi icyo ugomba gukora ntabwo kigomba kuba gisa n'icyanjye ahubwo icyo ugomba gukora n'icyo ngomba gukora bigomba guhuriza hamwe kugira ngo bigende byuzuzanya tugera aho tugera rero uyu munsi abantu benshi bari mu buzima bubagoye ni uko badashaka kuba bo ngo basingire ibyabo ntabwo twese tuzahaza hari kategori bo hari abakire n'abaherwe hari abantu bahabwa akazi n'abatanga akazi ariko iyo ngiyo ni kandi bose barakenewe nkeneye uwo akazi nkeneye nanjye umpa akazi ugomba kumenya ko ku isi level yose ugezemo ugomba kuba successful kuri yo ariko ninde model wawe ninde role model wawe ni wowe kwanza kuko iyo utarakura akavuyo kenshi muri wowe uyu munsi ushaka gusa gutya ejo ugashaka gusa gutya none wagera imbere ukigonga ntugire identity nta identity ugira ariko iteka igihe uvuga ngo ndashaka kuba njyewe kuko hari abantu benshi bayobowe na opinion z'abandi njye ndashaka kuzajya unywa gutya njyewe sinshaka uzogosha imisatsi ejo ariko se urashaka iki mu by'ukuri kuko buri muntu wese azajya yibarizwa iki iyo umaze kumenya uwo uriwe n'icyo ushaka
noneho ujya mu nzu ukagisha Imana inama, ukagisha Imana inama ukabwira Imana ko wandemeye kuyobya ubwenge, hano ko numva ngiye kuyobya ubwenge, aho ngaho umwuka wera araza akakubwira ati uyobya ubwenge, ahubwo dore Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, akakubwira ati humura Imana izaca inzira. Ariko iyo utaraba wowe kuyobya ubwenge bigutwara vuba, buriya twese byadutwara, hari kuyobya ubwenge abantu bazi ko ari ukunywa bya bintu biyobya ubwenge, ariko hari n'umuntu uyobya ubwenge akavuga ati ngiye kwibera umunebwe tu, njye nohereza message mbeshya abantu ngo tante arapfuye kana karagiye kugira ngo bajye bamutwe udufaranga tubeho. Hari nk'igihe umuntu apfusha umuntu agapfusha tante kuwa mbere kugeza ku cyumweru, kubera iki? Yayobeje ubwenge mu kumva ko yakwicira akaba umunebwe. Ariko ivuze ati no, ndahera kuri duke ngera n'Imana ngira inama, uyu munsi ndi hano ariko ndaharanira kugera hariya, birafasha. Kandi nekereza yuko bref ni kuba wowe, être toi, ça va vraiment t'aider. Juste ndibaza mu gukomeza ku byo barimo kuvuga, le fait yo kuba kumenya identité yawe bituma noneho utanagomba no gushaka kuba ubundi muntu, ukuvuga umenya uwo uriwe kandi ufite valeur mu buryo bwawe, ufite n'icyo ugomba gukora, ufite mission yawe, buri wese ni unique kwa yego mu buryo bwo birumvikanye gutyo. En tout cas turanezerewe n'ukuri, mwebwe murabyumva muti kandi nimukomeze abashaka kugira ikintu babivugaho mwandike rwose, tumupoze tumubaze ibibazo dushaka byose. Rero ngiye ngira ngo nkanabivanga mu tumupoze des questions. Haryo iblage ngo y'umugati wayumvise uko bayita mu Gifaransa, ubundi urabuzi wowe umugati ukuntu bayita mu Gifaransa, nanjye numva ari pain coupe. None si pain coupe mu Gifaransa rwose ni pain coupe. No ku buzima bwawe bwite rero numva wagiye uhura n'ibintu binyuranye, abantu bakakuvuga ku bintu byinshi, ariko nibaza ko kuri ibyo byose umaze kudusobanurira nicyo kintu gituma ukomeza ugatera imbere, ntabwo ibyo biguhagarika, urakomeje mbese. Mais bon Alice, ici idafite ikibi n'ikiza ntabwo atera imbere, donc agomba kubaho negative na positive. Mais wowe ushaka iki nk'umuntu bari kuvuga? Donc igihe cyose burya umuntu ugukunda ntabwo azagukundira seulement ici. Donc umuntu ugukunda uzakugirira akamaro ntabwo azagukunda kwa ko wakuvuze neza. Ugukunda azagukunda ibihe byose. Parce que attends, je te dis quelque chose, mu ntege nke zacu niho habitse imbaraga. Donc iyo bavuze ngo uriya muntu ni umunyembaraga, ni uko hari intege nke zari ziri kwiexpose. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose ntabwo nshobora kwanga umuntu ngo yamvuze nabi, no, nibyo afite mu mutima we, afite ibyo ampaye nibyo afite, ariko se giye bimeze bite ntabwo ndi bubyakire, urabistopa kuko ninjye ufite ubushobozi bwo kubistopa rwose. Naho nufata ukavuga ngo ngiye kumubwira Alice nabi, mais bon écoute, Imana irasimbuza Alice undi muntu mu buzima bwanjye, niba Alice abyakiriye ubwo ngubwo irasimbuza Alice uriya muntu wundi, ariko giye sinshobora kwemera ko bigera. Stop, kuko ubuzima nijye wabuhawe, nzi n'uburyo muproteje. Rero nuriya muntu uvuga nabi cyangwa se ushobora kuba wenda utukurikiranye nawe ufite icyo kigeragezo cyo kuvugwa, bakakuvuga bakakubeshyera, ariko se warabyakiriye? Moi j'ai jamais accepté ça. Niyo force yawe rero, nizo mbaraga zawe. Kandi n'umuntu uvuga ntabwo devoir yanjye ari ukumwanga, mbonda kwanga si ngo nkushyire heza. Mais je t'aime, ugomba kugukunda kuko nyine bitanekereza nka wa mwami wanjye Yesu yaraje baramwanga we baranamutuka, kandi afite misiyo yo gucungura isi. Nkavuga se who am I? Turagoye ariko none se nyine niyo se tugoye, nanjye ndagoye n'undi aragoye. Rero uriya muntu uba yashyizeho amagorwa ye ntabwo n'ukuri nshobora kuyemera, ndayastopa ku buryo nyine n'abandi banzi n'abashuti n'abo tugendana ntabwo ngira umwanya wo kuvuga umuntu, je n'ai pas le temps. Donc le temps est précieux. Mais je te jure, oui. Tu n'as pas besoin de kujya gushakisha ibyo bihe. En tout cas, merci beaucoup.
merci Alice. none se hari urimo gutegurira hari amakuru dufitiye uri gutegura udukira noneho ni utuntu twinshi mais bon mbere yuko ndamubwira ibyo ndi gutegura ariko igihe cyose burya ubu buzima ngendamo nta mbutayaje we ubuzima bwanjye bwose nta mbutayaje nkora niruka hari umuntu ugize kumbwira ngo ariko ari wajya ujya muri siporo kandi nyihoramo niyo ndyamye mba niruka hari igihe niruka nkaba ndi Dubai nkaba ndi China ukaza gucya wenda ngize nk'ibutare no mu nzozi uretse no mu nzozi ariko no mu buzima busameye koko wowe wirukanka ushakisha uhigahiga hari igihe rwose ndaramatonge nkaba ndi Paris Nord nkahita mbyuka ni Chateau d'Eau nkabyuka abwira abantu narushye se kurushya ubyutse ntinaraye hantu kuri mais bon ni byiza ko mu buzima bwacu duparika urabona imodoka dutwara akenshi imodoka idaparika yagonga moteri nayo ubwawe yibwira ngo wenda yagira aho ngaho ikagera kuri bavuga ngo naparitse so rero njyewe nizi ikintu mu buzima cyo guparika ubigenza gute se ngaho tubwira ako gasekre kubera amakuru yose mba nakoze ndaparika n'indege iraparika n'igare iraparika na moto iraparika nanjye rero navuze niba n'ibikoresho biparika nanjye ngo bakuzaparika ni ukuri rero ni ngombwa mfata igihe nkaparika namara guparika buri muntu wese aparika mu bushobozi yifiteho ariko ngiye nshimira ahantu nabonye parikira igihe cyose nkora retraite kuri Mana c'est un bon endroit je te jure c'est un bon endroit simbivuga kubera iki ariko ndabivuga parce que nabibonye ni ahantu njya heza asaba uyu mutipe ahadushyiriremo aze kuhashyiramo nkajya kuri Mana nkaparika nkafata telefone ngashyira ku ruhande twa du social media twose nkunda nkadushyira hariya ubundi nkafungura igitabo cyitwa Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo nabyo nabona ndi kubisoma biri kubigishinwa nkafunika ni ukuri hanyuma nkagerageza kumva hari inyoni nyinshi aho hantu mubwira uzajyeyo hari utunyoni tukubwira bienvenue hari utunyoni tukandirimbira twamara kundirimbira nkafata album mama nkajya kuri piscine erega bari ni mapawundi bakora vacances buri on a besoin de kwipoza rero buriya kubera ukuntu nanga voyage nanga kugenda ariko kuri Mana hambere hafi ni mu Kiyovu haracecetse parika imodoka nanjye parika spirit yanjye nkaparika umutima nkaparika ibitekerezo nkaryama nkabyuka bakamudupiti deje turiho n'akapapayi uri kubona yakeya nyine ubundi ibyo maze turajumba mushya hari ukuntu umuntu aruha ibi bintu bikagiye bimanuka na makeup ikakubwira iti byanze iyo navuye kuri Mana rero biragaragara donc igihe cyose mfite igikorwa nkarafa passe nari mfite concert muri Bruxelles nahamaze nka 2 semaines Alice la force imbaraga nakuye hari ahantu nabashije kuzikoresha mu gitaramo nakoze rero nubu mfite ikindi gitaramo mfite igitaramo ni Europe tour aho nzahera mu Bubiligi nkajya mu Faransa ni tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu kamaze gusobanurira ndi gusenga Imana yambwiye ngo 7 n'umwuzuro gatandatu ni hafi y'umwaka ugira amezi 12 tugeze hagati ya moitié de l'année donc abantu barambukana umwuzuro w'amasezerano kandi bawambukana amashimwe kugira ngo tuzarangize umwaka turi ubuhamya bugenda ntabwo nje gusa kugira ngo turirimbe ahubwo ndaje ngo twambukana amashimwe n'amasezerano Imana baradusezeranije hanyuma tugendere mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda kwa cumi turi ubuhamya bugenda buri kwezi buri saha uyatura uvuga uti iyi saha ninjiyemo abana banjye bagomba kubitangaza business zanjye zigomba gucamo kubera iki wambukanya amashimwe nta maganya tugiye kwambukana urumva rero ni ikintu Imana yashyize ku mutima nta narabisobanukirwa numva mbishimiye Imana so abantu b'Uruseri rero tuzahuriye kuri Proximus turamye Imana dushima Imana na amashimwe life concert tubyine turirimbe tubwire yabikoze erega n'ubuntu Alice kuva janvier kugera juin n'ubuntu bukomeye none ikatubwira ngo mugiye kwambukana umwuzuro w'amasezerano kugira ngo muzarangize umwaka muri ubuhamya bugenda ndashima Imana ntabwo ari gusa igitaramo ahubwo uzaze dutaramira Imana tuyiragize n'ibiri imbere le 7 juin Bruxelles kuri Proximus bizaba ari byiza pe
nzahava icyumweru gikurikiye njya Paris. Njya Paris noneho nagaturne rero nagaturne nyine Imana ariko Imana ikubita bizu ikubwira iti genda ngukoreshe mu gifu no mu gifaransa. Ni ukuri rwose la fois passée ndi uri seri nagiye gusengera kwa Ivan Castano ICC. J'ai vraiment aimé bari muri 3 jours secs ari sinarabikunze no mbwira umukopi ndambwira dimanche uzantwara njye kwakira Yesu. Tuzababwira n'izindi gahunda hanyuma tugaruka mu Rwanda nyine mvuye muri retraite kuri Mana nabwo nzababwira izindi gahunda nyinshi zihari ariko gusa umuntu wese namubwira ngo aho ari atangira ataramira Imana mu mutima. Haleluya. Reka nta kindi dukeneye muri kino gihe none ibintu ufite uri kwicarana n'umuntu bakaguhamagara ngo ngo barapfuye apfuye ate ko twari turimo gusangira cyane warabibonye experience y'abashuti bawe bagiye rero nta kindi tureke icyo dupfa ahubwo tuvuge ngo reka twicare tubane amahoro twine dukosora turi mu gihe ufite cyo gukoresha tugire neza ubundi twigire neza dusige inkuru nziza imusozi niko bavuga mu Kinyarwanda. Mais bon muri make n'ibyo muri make mbese navuga utuntu twinshi kuko ndagukunda ndagukunda. Tu es une maman très très spéciale reka mbivuge imbere y'abantu bose badukurikiye njye nkunda kuvuga umuntu akiriho. Merci pour tout nta masaha ntakwitaba parce que nakubonye n'Imana. Donc tu es une femme qui impacte donc ton silence parle uraceceka ukavuga. Tu inspires beaucoup de gens nanjye ndimo. Oui c'est vrai abantu dukurikiranye hano shoka c'est une femme forte mais hari igihe byari byanze mais tu m'as donné la force d'être une femme forte encore une fois. Donc merci pour tout ce que tu as fait. Donc abantu batazi Alice n'umuntu udasanzwe. Tu es une femme spéciale. Ntabwo mbikabya parce que abantu bari muri commentaire bazabitubwira uri gutuza kwawe biravuga. Tu vois ce que je veux dire? Noneho uribaza uyu muntu rero reka mbibwire uraducanga kuko uba mwiza cyane umuntu agashaka gusubira gusenga Mana nanjye mpindura. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Ukomeze utere imbere ngewe c'est quand tu veux igihe cyose uzampamagara sinshobora kwitaba parce que nakubonyemo Imana kandi je t'aime beaucoup. Wabonye ko nawe yambaye save my life mwabibonye niba mushaka aya t-shirt utubwire arahari n'ukuri. Rero mbere yuko turangiza mbere yuko tubwira akajambo ka nyuma nanjye ndagira ngo babwire ngo uyu muntu ntabwo mumuzi mubona umusitari ngo witwa Aline ariko ibintu akora inyuma y'ibi byose ntabwo mushobora kubyimagina. Nigiriyeyo sitefuteze kumwe afite abana yitayeho abana barenze bagiye kugera kuri 70. Maintenant c'est 208 magana abiri abana yitaho buri gihe akabarihira amashuri afite ibikorwa afite umutima ntaranabona kuri nosi kandi yicecekeye nta bintu byo gusakuza nta bintu byo kubikorera amapublicité ahambaye ariko ari efficace ibintu akoze arabikora akabigeza ku mwisho. Nukuri n'umugisha cyane ko kugira uyu munsi. Amen. Nukuri ngaho tubwira akajambo ka nyuma twarangirizaho noneho ijambo rya nyuma navuga kwanza no gushima merci ko wantumiye saba abantu kugira ngo subscribe on this YouTube channel. Hari umuntu nakera ntabwo nzi kubivuga niyo ngo scrub donc ubu narabimenye subscribe kandi kuri ako kantu ukurikirane channel ya Alice uzakuraho ibintu byinshi cyane bizagufasha mu rugendo. Icya kabiri ndashaka kubasigira ijambo rivuga ngo Uwiteka n'umwungeri ntabwo iyo umwungeri ari kumwe nawe ntabwo ukena. Donc ujye uvuga ngo peu importe situation ndimo ntabwo gukena ari cash gusa ahubwo hari abantu baba bakeneye amahoro n'umunezero. Rero iyo Uwiteka akubereye umwungeri aragenda kuzuza hahandi hatuzuye. Akubera umwungeri nkunda cyane Uwiteka akubera umwungeri akuzuze akumurikishirize mu maso he. Buryo wabonye mu maso y'Imana ibintu byose urabireba ukisekera ukanezerwa. Rero Imana ibaha umugisha. Abantu bari Burayi tuzabane le 7 juin muzabona Imana, le 14 juin Paris muzabona Imana, ndetse n'ahandi hose Imana itujyana tuzaba
tuzemera njye naremeye I surrender ni ukuba just umu esclave igikoresho cy'Imana ankoresha icyo ni yamemeye ukuri yo hanyuma kandi uzagira ibihe byiza umwuka wera kugendane nawe agukoresha ibikomeye jusqu'aux extrémités de la terre nibyo tukwifurije. Merci beaucoup.